biravuze ngo ubwoba no gutinya bizabafata. Umva nkubwire, nubwo ab'Imowabu n'ab'i Kanani bayagaye, iranyongoreye ngo hari iby'ijunjitse biba nk'iki nk'ibuye. Baravuze ngo bazagukurikira bagufatire, n'ubu wicaye mu iri teraniro amaviga ari kukujya, umutwe wamenaguritse, hano mu mugongo uri kumva hari ibyo wikoreye, ariko iyera ivuganye nawe ngo ihuhishije. Yesu nashimwe. Amen. Nitwa Ntigurirwa, Imana Ntigurirwa Daniel. Ayo niyo mazina yanjye. Ndabashimiye rero Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo ibahimigisha mu izina rya Yesu. Twigeze dusenga, ibingibi biri mu bintu Imana yatubwiye. Kambabwire gace ku buhamya, n'umunota umwe ndababwira ubuhamya. Ni ubuherutse. Shimiye Imana kubwo abashumba bamfashije, banyubatse, bandemye umutima. Nanjye 21 z'ukwezi kwa 8 2022 nararyamye mfite 300 yanjye, 300 yanjye mu murenge wa Muringa mu kagari ka Rwantobo. Ni menshi uretse ko ufite miliyoni na miliyari. Ubwo nanjye aho numvaga nareba nkavuga nti madamu sawa birakunda, ariko ndaryama mbyuka ntagahari. Ndagenda nje ahantu kwa Pastor Ironi ndasenga, nirirwa ndasenga, ndara ndasenga. Imana ntiyagira ikimbwira. Umunsi wa kabiri nabwo ntiyagira ikimbwira. Ku munsi wa gatatu ndi gusenga nti Imana wabyemeye. Yarambwira iti numvise nta kimbwiye. Ndayibwira noneho nyica cyangwa inkize. Yarambwira iti sinkwishe kandi singukijije, ja mu murimo. Ndashimiriye kwari kugira ngo n'uyu munsi nzagere hano. Hari abantu turi kumwe ngo bavugire ngo amena. Hari akantu mvukana na Pastor Munezero, ntabwo ari byo nje kubabwira. Tambaza ngo wowe nawe umukuru ninde. Imana tugire neza. Urazi ko Yakobo ageze hahandi muri cya gihugu, baramubajije bati none se muzeweho bite byawe? Ababwira ati imyaka nzi ni y'uruzerera 130. Ati ntimumbaze ibindi. Aho ko hari ijambo Imana ishize ku mutima muri aho torero ry'Imana. Ariko haleluya. Nzi ko mumaze iminsi mu bihe byiza by'umwuka, nanjye hari ibyo Imana yari yambwiye, ariko Kristo ndimo ndaza yambwiye ijambo ryiza. Jambo nasomye ryaravuze ngo umwuka w'Imana ari kuri nge, kandi antumye kubwira abarwaneza ubutumwa no kuvura imvune zo mu mitima. Ngufitiye ijambo Imana ishize ku mutima rivuga ngo yanyongoreye, irambwira ngo ningera hano wowe nkubwire. Niyo yanyongoreye kuko ariyo yananzanye ikangeza hano, ko nubundi ntacyo ndi kuramira. Babwiraga mama na papa ngo ubyaye umuhungu wa mbere ushizeho wa kabiri, 3, 4, 5, 6 ngo uzabarya. Ntabwo akituriye, mwampaye agatuti, ntabwo akituriye. Kuri wanjye ni pastori, mwarimu, diakoni, kidendezi cyageze iwacu. Sema amen. Yanyongoreye irambwira ngo ni iyo uzayikenera ucudikanayo kare. Iyo uzayikenera ucudikanayo kare. Kubera ko nitwa Daniel, reka nkubwire, ariko uwo nabigabanye. Nageze na Nyamyumba baravuga bataha ntuhava. Ndababwira nti kubera iki? Bati hari ibitama, hari n'amahembe. Ndababwira nta mahembe arenzaye, nta n'ibitama birenze ibingi. Jambo riravuga ngo kuko umwami Imana azagira ati, nicyo gituma ntagira nte.
uruhanga rwanjye rukagira rute. Aravuga ngo bakundwa turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa tikurerekana. Icyo tuzi nuko niyerekana tuzasa nawe. Ababyemera amen. Aravuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamuhaza uburame, azanyambaza nanje mwitabe kuko yamenye iki izina ryanjye. Bana nitugire neza. Murahari se? Hari abantu turi kumwe ngo bamvugire ngo amen. Daniyeli burya avuye hahandi ageze ibwami, Nebukadineza yari afite ameza ariho ibyo kurya bihagije kandi bikwiriye. Baramubwira batirya, aravuga ati hari Imana dufitanye ubucuti, ntabwo inyemereye gusangira namwe ku meza. Iyo uzayikenera ucudika nayo ryari kare. Kadusoma ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cyo Kuva, dusoma ibice 15, dusoma umurongo w'9, dusoma uwo murongo w'9, nibura dusome n'uyu nguyu wa 15. Igitabo cyo Kuva ni ibice 15, turasoma umurongo w'9 n'uw'10, dusoreze kwa 15. Aravuze ngo umubisha yaravuze ati ndabakurikira mbafatire nyage iminyago nyigabane, nzabimariraho agahinda, nzakura inkota ukuboko kwanjye kubarimbure. Wahuhishije umuyaga wawe, inyanja irabarengera, borokera nk'icyuma cy'isasu mu mazi y'umuvumba. 15 haravuze ngo icyo gihe intwari abatware ba Edomu baratangara, intwari z'i Mowabu zifatwa no guhinda imishitsi, abatuye i Kanani bose barayagara. Umva umurongo mwiza 16. Ubwoba no gutinya bizabafata, gukomera k'ukuboko kwawe kubajunjike nk'ibuye. Abo turi kumwe amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Abo turi kumwe haleluya. Ijambo dusomye mw'iyi ndirimbo ya Mose riravuze ngo umubisha yaravuze ngo nzabakurikira indangiza mbafatire. Gufatira murabyumve, indangiza mbafatire, indangiza nyage iminyago, indangiza nkura inkota yanjye, indangiza mbimarireho agahinda. Ariko Iyeri kavuga ngo Iyeri huhisha umuyaga, amazi agira ate arabarengera. Jambo gufite yavuze ngo iyo uzayikenera ucudika nayo kare. Katwihute tugere mu gitabo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Harimo umusore akoresha ubukwe, Bibiliya iravuga ngo icyo kunywa kirashira. Abaragenda babwira nyina Mariya bati none bigenze bite? Ariko uyu musore yari yaracuditse nayo kare. Ubo turi kumwe haleluya. Uyu Daniyeli yarageze ibwami aravuga ati ndacudika n'Imana hakiri kare. Yanga kujya ibyo, aravuga ati ntabwo ndiyandurisha ibyo kujya by'ibwami, ahubwo ngiye mumpe ibishimbo, mumpe n'amaminina, imisi nishira muzaze murebe, muzasanga mfite ubwiza burenze ubw'abandi. Nicyo cyatumye bamushira mu gobo rw'intare. Uwe yacuditse nawe kare afunga iminwa y'intare. Iyo uzayikenera ucudika nayo ryari kare. Ndashimira Imana Data wa twese, ndashimira Umukiza w'abari mu isi. Nubwo umubisha yavuze, ariko n'Imana yaravuze. Haleluya. Iravuga ngo uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agize ate agose abantu. Sema amen. Sema amen. Aravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza
kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona ryari hanyuma yo baravuga ngo mureke bingire uko bishaka. Yari yaracuditse nayo kare, aravuga ati nzi ko umucunguzi wanjye yagize ate ariho kandi amaherezo azahagarara hehe ku isi. Aravuga ati uyu mubiri numara kubora zambara undi mubiri utabashe kugira gute kubora, handitsemo kugira gute kunesha. Je kukubwira ngo iyo uzayikenera ucudika nayo kare. Ariko haleluya, haleluya, haleluya. Nanjye yera yarambwiye iti umva mvugane nawe, ndaguhamagaye ndagutoranije, uzahagarara hagati y'abantu bakena benshi, abakomeye n'aboroheje. Mwabimfashijemo, mwatsunitse, murimo muranyegereza mu byo Imana yamvuzeho. Imana niba mpera imigisha mu izina rya Yesu. Iyo uzayikenera ucudika nayo ryari kare. Reka nkubwire, abayuda bari baracuditse nayo. Nimutabyumva ndavuga abayuda. Hamani ngo araguza umwaka wose, inzuzi n'impinga ziramwemerera ngo abayuda uzabashobora. Ntiyamenya ko bacuditse n'Imana. Iyo uzayikenera, umubisha aravuga ngo nzabakurikira mbafatire. Iyo riranyongoreye ngo nibyaho umubisha yari yarafatiriye, kuko wacuditse nayo kare. Hedo pathfinder nicyo yavuze, no kubikora izagira ite izabikora, kuko ndajambo ivuga ngo rigire rite ngo rihere. Amen. Bakwiga Imana igashima ko wiga ukarangiza, igashima kurangiza. Umubisha akavuga ati nubwo arangije reka mufatire diplome ye kuzabona akazi. Ariko data wa twese aranyongoreye ngo yatumye wiga ikaguhesha na diplome. Uribuka ko byari byanze, ariko iravuga ati ibyo navuze no kubikora ndabikora. Niba turi kumwe haleluya. Ariko iranyongoreye ngo abo bayifatiriye ihuhishije umuyaga wayo. Shobora kuvuga uti ndashatse, umubisha akavuga ati igenda, ariko nanjye ndafatira mu nda ye kuzabyara. Ariko data wa twese ngo no gushaka kwawe byari bikomeye, iranyongoreye nene hasafa okeba. Abo turi kumwe haleluya. Tugeze ku bintu birumvwa n'abanyamwuka, kuko iby'umwuka byumvwa n'abanyamwuka. Ni mu bishobora muvugire ngo amena. Nurya bari baramufatiriye, Imana tugire neza. Ariko Imana iravuga itumva uko mvuganye nawe, kindi kigihe nzagaruka ukikira umwana w'umuhungu. Iyera iranyongoreye ngo akira umwana nubwo bagufatiriye, ariko ihuhishije umuyaga wayo. Iyo uzayikenera ucudika nayo ryari kare. Ntabwo mubyumvise. Imana tugire neza. Mose ari mu butayu yaravuze ati kantume 12 baje kureba iki gihugu ko tuzakigeramo, ko tuzakibamo. Na Yesu wa Nakarebu bajayo. Imana tugire neza. 10 ritandukana nayo kuba haguye 7 cyangwa 8. Iyeri iravuze ngo wehoho komera, kuko izibyo yibwira kukugirira si bibi ahubwo niki ni byiza. Yesu wa Nakarebu baravuga bati twebweho dufite ibitandukanye n'ibyaba. Ndashimiriye tape fasota rebe fake, kuko yicuditse nayo iguha ibitandukanye n'ibyaba. Haleluya, nzi ko harimo bake bari kubyumva. Na Nowa yabwirije 120. Hihana umudamu n'abana. Imana dufaye kandi tugire neza. Ariko sibyo, nzi ko harimo abari kubyumva. Data wa twese mwiza, harimo abari kubyumva, bari kubyumva. Haleluya. Yesu wa Nakarebu
Efurayimu bari baracuditse nayo ryari kare irababwira iti nzomatana nawe kandi igihugu mwanyuzemo mugitata no kugitura muzagira mute muzagituramo. Iranyongoreye ngo nubwo wageze mw'uyu muryi ibyawe bakabifatira pefasi ya dofa ngo niyo yakuzanye ihuhishije umuyaga ibyawe bafatiye nubwo bavuze ngo bazakwimariraho agahinda ariko do pefa iranyongoreye ngo hari ibyijungitse nk'ibuye. Nimubishobora muvuge ngo ibijunjike kuko n'ubundi yitabijunjika ibyari bigukurikiye. Miriyamu ndamukunze yaravuze ati farashi n'uwo yari ihetse n'amagare Uwiteka abiroshe hehe mu nyanja. Haleluya. Amen. Haleluya. Nimutabyumva ndavuga abo Yesu wayatumye bagezeyo basanga indaya bari baragize ruhagwa. Yiravuga iti nubwo nabikoze reka nishudikire n'Imana. Haleluya, haleluya. Iyo wacuditse nayo irakubwira ngo nzaguhazwa uburame. Iyo wacuditse nayo urabyara ikavuga ngo ngewe watumye utwita nkanatuma ubyara nkanatuma uheka nzatuma babaho babeho neza bige gukomera kwawe kugaragarire ku rubyaro rwawe kuko wacuditse nayo ryari kare. Iyo wacuditse nayo irakubwiraga ngo nzakuja imbere ahataringaniye mparinganize nzamena inzugi ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kangahe kabiri. Sema amen. Nasomye Bibiliya ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana 15:14 aravuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo ngize nte mbategeka kuko umugaragu atamenya ibyo shebuja akora ariko inshuti yo dafashijwe aba turi kumwe. Haleluya. Naho yahuhisha umuyaga ikavuga ngo ndanyura Sodomo n'Igomora iravugaga ngo ntacyo nakora ntamenyesheje umuntu twagendanye wabaye inshuti yanjye ikavuga iti wowe Loti n'abana bawe mwinyurira ahangaha kuko Uwiteka ari igihome kidukingira. Sema amena. Iyo uzayikenera ucudika nayo kare. Mwumve mwababyeyi ntabwo mwacudika nayo ambulance yaje ahubwo ucudika nayo itaraza. Ambulance nubwo yaza ikaba yarakubwiye ngo uzareba ibikomeye ariko ntacyo bizagutwara. Umvugire ngo amen. Bibiliya iravuze ngo ubwoba no gutinya bizabafata. Umva nkubwire nubwo ab'Imowabu n'ab'Ikanani bayagaye iranyongoreye ngo hari ibyijunjitse biba nk'iki ngibuye. Baravuze ngo bazagukurikira bagufatire n'ubu wicaye mw'iri teraniro amaviga ari kukujya umutwe wamenaguritse hano mu mugongo uri kumva hari ibyo wikoreye ariko iyera ivuganye nawe ngo ihuhishije umuyaga. Turi mu gihe cya Pentecote. Gabanya imibare mutazahurira mu nyuguti. Ndimo ndavuga Imana Data wa twese. Iyo uzayikenera ucudika nayo kare ikazi kakubwira ngo ntabaza nanjye ndagutabara kwereka ibikomeye utagira ute utamenya kubera wabaye inshuti yayo ryari kare. Uririmbye yavuze ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Igice cya kabiri cyavuze ngo ibyiza yagize ate yakoze. Abafite ibyiza yakoze. Haleluya, haleluya.
izongera ikore n'ibindi, izongera itugirire neza. Dufite ibyiza yakoze. Ejo bundi tuvanye muri Guma mu rugo, tuvana muri Guma mu karere, tuvana muri Guma mu ntara. Iyeri iranyongoreye ngo uko pefasya wowe ugeze kuri Yorodani, reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Iravuze ngo iyo kwambukije inyanja itukura izakwambutsa na Yorodani. Yagutunze muri Guma mu rugo izagutunga no mu gihe my God fasado, kuko ni Imana ishoboye bingahe byose. Yavuze ngo kandi ukwiko naravuga ngo Mana nkuko wafashaga basogokuruza natwe niko zadufasha. Aravuga ngo tugufite ntitwifuza undi murengezi. Aleluya, aleluya. Sadurake na Meshake na Abedenego bari baracuditse nayo kare, bacana umuriro bawenyegeza karindwi. Aba bahungu kubw'ubucuti bafitanye n'Imana baravuga ngo Imana yacu ibasha kugira gute kudukiza. Ndafashijwe mu nyemerere mumvugire ngo amena. Ntabwo ndi kubumva. Yaravuze ngo Pawulo yaranditse ngo yaturokoye urupfu. Yaturokoye. Nibutsa aho nkuye numva nagushe. Yakurokoye. Yakurokoye iki urupfu rukomeye. Naverada yakurokoye urupfu rukomeye. Nanone iracagira ite kandi izagira ite. Abemera ko izakomeza batere haleluya. Izakomeza. Iyo uzayikenera ucudika nayo ryari kare. Sadurake na Meshake na Abedenego bari baracuditse nayo ryari kare. Daniel yari yaracuditse nayo ryari kare. Uyu Mose yacuditse nayo ryari hakiri kare. Haleluya. Batasi babwira wamo Rahabu, baramubwira batumva wowe Rahabu umugisha ugize, turagiye ariko mu minsi mike tuzagaruka tunyure hano, ariko weho umva ikizatubwira ko wacuditse naye. Riri byaravuze ngo amasezerano y'Imana iyo yamaze kuyata uje usenga ugire kwizera, ntabwo azahera, azagira ate. Amubwira ati umva wowe uzashaka agashumi gatukura uyipfundikire hariya, upfundike hariya, nituza iri dirisha utunyujijemo uzabwire mama na papa wawe n'ab'umuryango wawe bose, ndashimira data wa twese iyo agukijije agukizanya n'umuryango wawe. Iyo akurinze yarinze umugabo arinda n'umudamu, yarinda umudamu ikarinda n'abana. Yes, profile to santoy ni Imana yera. Abo turi kumwe haleluya. Nubwo umubusha yavuga ngo azagukurikira, ngo azagufatira, ngo azakwimariraho agahinda, Bibiliya irambwiye ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ngo abasenga data mu kuri no mu mwuka bigaragare ko ari bo bagira bate bamusenga. Umva uko ivuganye na iranyongoreye ngo bigiye kugaragara ko wayisenze. Warasenze ntibabyemera, yigiye kubigaragaza. Abemera ko igiye kubigaragaza haleluya. Igiye kugaragaza ko wagize ute ko wasenze. Mubwire ngo ugiye kugaragaza ko wasenze, ko wagize ute ko wasenze. Ibiri wafashe hari abatarayifashe, tatu wafashe hari abatarayifashe. Umva uko ivuganye nawe, Imana idufashe kandi tugere. Nubwo umubisha yavuze ngo azagukurikira, yohereze inyatsi, yohereze karande, yohereze amahembe, ariko data wa twese aranyongoreye ngo
ahuhishije umuyaga nta kuri aritari, ariko ngo ahuhishije umuyaga kugira ngo ayobye amahembe. Hari amahembe yari yobeje tepe fasya kuko wasenze. Ntabwo byumvise abayuda basenze itatu ihagarika inkota ya Hamani. Befayi inzandiko banditse izitesha iki agaciro. Ndashimiriye iranyongoreye ngo ubwire ngo iyo uzayikene ucudikanayo ryari, ucudikanayo ryari. Tugiye kwisaba ducudike nayo, ugirane nayo ubucuti. Cy'amafaranga bavuze uwayararanye buca ntayafite, ariko kuko yari afitanye nayo ubucuti iravuga ngo ngo haracyari ibyiringiro ko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka kandi kikagira amashami y'ibitontome. Aleluya! Tutale pefai iranyongoreye wowe abudamu we uri hano n'agahinda n'umubabaro, ariko mvuko ivuganye nawe kuko wayishatse ubucuti. Umushumba wa Kimani Muhimigisha yavuze ngo kuko wayisabye kukurengera irabyemeye. Nanje iranyongoreye irambwiye ngo nkubwire kuko wayishatse ubucuti hakiri kare. Pefasi ya dofa ihagaze hagati yawe nemefa yotaireva n'abari bagiye kuba bakeba bawe. Nyirabyo arabyumvise bati na Yesu mwiteraniro ni umudamu umwe wamukozeho, babona akize arigendera. Bati kugiye, ati none ko nari nyimaranye 12 nkaba nkize nkomeze nirigwa aha. Uwakiraga yikoreraga uburiri bw'akagira ate agataha, udakiza akahasigara. Ariko wowe ukize, haleluya. Umubisha yaravuze ngo nzabakurikira mbafatire. Tugiye guhamagara Imana Data wa twese. Hari ibyaho umubisha yarakuretuza muri uyu mugi, ariko ibyaho arabifatira. Ariko yera ubutumwa mw'iki gitabo cyo kuva naragikunze. Iyo usomye igice cya 6 n'umurongo wa mbere haravuze ngo uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo, azabarekura bagende no kubw'amaboko akomeye. Mana Data wa twese yeri rambwiye ngo nubwo amaboko yawe yaratendebutse ngo ariko harandi maboko, harandi maboko. Babyemera, haleluya. Harandi maboko ayabantu yakwimye, ayabantu atakuramiye. Dawidi aravuga ngo ubwo data na mama bazandeka Uwiteka azagira ate azandarura. Harandi maboko, harandi maboko, harandi maboko. Iyo uzayikenera ucudika nayo ryari kare. Petero yari yaracuditse nayo kare. Uwitwa Herode afatira bamwe mu ntumwa kubagirira nabi, arangije ngo yica Yakobo. Aravuga ati ubwo nejeje abantu ndiyongeza na Petero. Ariko asanga Petero yaracuditse nayo kare. Yaramubwiye ngo mvuko mvuganye nawe nzubaka itorero ryanje kuri wowe, amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Aravuga ngo kandi icyo uzahambira mu isi nanjye nzaba ngihambiye. Pefasa itedo befayodai yeri ranyongoreye ngo nawe hambira ibyo byafatiriye imigisha yawe, kuko nigihe cya Mwuka Wera ukabohoka. Umwuka Wera yaje ibyari biguhambiriye. Niko kuri Samusoni byagenze ngo bari bamuziritse baramudadira, ariko Umwuka w'Imana mujeho cyane ngo ya migozi yose yari mudadiye iba nk'imigoye gwishiririye ngo iracika. Iyo uzayikenera ucudika nayo kare. Neza ahubwo tugiye guhamagara Imana Data wa twese abo turi kumwe, haleluya. Tugiye gusenga Imana kubwira ijambo. Yavuze ngo gukomera kw'amaboko y'Uwiteka kuzabajunjika babe nk'ibuye, babe nk'iki nk'ibuye. Mubisha yaravuze ngo aragufatiye afatira imigisha yawe, ariko yera hari ibyijunjitse muri aya masengesho wafashe. Hari ibyigizite ijunjitse bibaye nk'iki nk'ibuye
ranyongoreye ngo wambutse inyanja itukura witinya Yorodani. Uko yagenje inyanja itukura niko iragenza na Yorodani. Abo turi kumwe, haleluya. Pefa akazi kawe karahari nuko umubisha yagafatiye, ariko data wa twese aho uhishije umuyaga, kuko uko yarari kera n'uyu munsi wa none niko agize ate niko ari. Nanje uguhagaze imbere yaranyongoreye ngo ayo mafaranga agiye nzayaguha kandi ari mu mafaranga y'amahanga. Ndimo ndabikozaho imitwe y'intoki. Umwana wanjye ari muri compassion. Ejo hari umuntu wampamagaye atuzurebe, ndavuga inte ndaza ndeba mwana tugerere abo turi kumwe, haleluya. Izi byo yibwira kutugirira si bibi, ni byiza, kugira ngo itureme mu mutima w'ibyo tuzagira dute tuzabona. Niwaca mu mazi ntazagutembana, niwaca mu muriro ntabwo uzasha, haleluya. Kuko Uwiteka umva uko ivuganye nawe, haguruka dusenge. Iravuze ngo wa musozi we wiyita iki? Nubwo gwahatinze, ariko iravuze ngo wa musozi wiyita iki imbere y'umugaragu wanje Zerubabeli. Iranyongoreye ngo igusunikiye umusozi wari uri imbere yawe. Igusunikiye iki? Umusozi. Amaboko y'Imana gusunikiye umusozi. Tepe ariko bimubwira Uwiteka gusunikiye umusozi. Ntabwo ndi kukwiringiza ibitariho n'ibyanditse byera. Zerubabeli we wa musozi wiyita iki imbere y'umugaragu, ariko mwasenze mu buryo bwose bwo gusenga. Ubu uwo musozi wawe utunze urutoki ukawubwira Uwiteka aragusunitse. Wa uvuze uko guri Uwiteka akagira ate akawusunika. Befariado ueda sofaiketa werekeze w'ibiganza. Iranyongoreye ngo mwakire imbaraga nshasha. Tafayo dairefa izo mbaraga iguhaye zigusunikira iki? Umusozi. Zigusunikira iki? Umusozi. Werekeze w'ibiganza igusunikira iki? Umusozi. Bavuze ngo abana bawe bazabafatira, nubwo wari uri kubona ibimenyetso byo kwishuri byanze, ariko data wa twese mayile faisonale aranyongoreye ngo abana bawe baguhereye ubwenge, wakwerekeje w'ibiganza. Hagurukira huri dusenge Imana. Mana niba mpera imigisha mu izina rya Yesu. Tugiye guhamagara Imana data wa twese. Hari ibyo igiye kujunjika, hari ibyo igiye guhuhisha umuyaga wayo, umuyaga wayo yuzayikenera ucudika nayo ryari kare. Sadurake yacuditse nayo kare, Dawidi bari baracuditse kare, urya mwatubwiye nabye faikesya ere deta ile bekosya nele fa reka mbabwire aradofaye banyuma abantu babiri ndetse batatu bafite ibimenyetso by'urupfu wabo, ariko umva uko ivuganye nawe. Lazaro yari yaracuditse nayo kare, apfuye bagira ngo byarangiye. Mana data wa twese, ariko byari bitari byarangira. Mubwira ngo nta byari byarangira, byari bitari byarangira. Nicyo cyatumye Yesu ageze kuko bacuditse kare. Kuko bagize gute? Kuko yacuditse na Mariya na Marita hakiri kare, agacudika na Lazaro hakiri kare. Aravuga ngo Lazaro we, Lazaro yari mwirimbira irimo abandi benshi. Yesu abona n'izindi ntumbi zitacuditse nawe zigira ngo nazo zirazuka, ariko avuga mu izina tumva Lazaro we, Lazaro we wowe sohoka. Mefaye dotaye lefa meyotaye. Nubwo wabirose mu nzozi, umva uko ivuganye nawe. Nubwo babikuzaniye nk'ubuhanuzi ngo ebefa ngo sengera urupfu rwihuse, ariko data wa twese aranyongoreye ngo abaye agwigijeyo. Dofasa dofa ari uko yigijeyo, aje agwigizayo, nanje yarunyigirijeyo agwigizayo kugira ngo ngeze uyu munsi. Hezekiya batubwiye yagwigijeyo. Ababishoboye haleluya. Iyo wacuditse nayo kare nagwo igwigizagayo, igwigizagayo, igwigizagayo wa mubyeyi, igwigizagayo wa mukobwa, igwigizagayo bati kavuga iti
ibyo ngwibikoreye kugira ngo umugeni yezwe abicaremwe gisha ashaka imirimo kuko higwa abapfapfiriye mu mwami ngo baruhuke imihati imirimo yabijane nabibakurikiye. Tujye kubwira mushumba uyoboye iri torero kugira ngo atere intambwe azadufashe mu gusenga. Uzayikenera ucudika nayo kare, iyo uzayikenera kandi ayigarire yo bari baracuditse kare ubukwe buraba nubwo bupfuye kabiri ariko kubw'ubucuti mufitanye buzaba kuko igusunikiye imisozi aba ntabwo byumvise buzaba kuko ni Imana yabuvuze ntabwo bwakwicwa n'abantu bari tugire neza barakuragurije ariko ihuhishije umuyaga wayo amahembe ntacyo agutwaye ayo maguru yawe ibyo biguharura mu nda tepe fasa yibwira ibijunjike bibe nk'ibuye iyera ntabwo ndakabumva mu mwuka wo gusenga ariko abagezeyo reka twinjire mu mwuka wo gusenga. Naho umubisha yavuze ngo azagukurikira gufatire ariko data wa twese ahuhishije umuyaga nubwo umusozi wari uhatinze ariko Imana igufashije gusunika umusozi. Ndavuga data wa twese nubwo bari bakugambaniye ku kazi mefasha iyeri yavuze ngo bazaterana ariko ntabwo ari izabibateranije. Umva uko ivuganye nawe ngo bazagutera banyuze mu nzira imwe itatanirize mu nzira zingahe zirindwi. Ababyumvise haleluya. Iyo uzayikenera mu bicuti hakiri ryari kare. Esiteri bari baracuditse kare hakiri kare bari kubyumva haleluya. La befo tayifa esete Aburahamu bari baracuditse ryari hakiri kare. Loti bari baracuditse ryari hakiri kare. Mwami wanje Yesu Kristo urakoze data wa twese, urakoze Kristo, urakoze data wa twese. Reka mushumba senga Imana. Reka dusenga Imana ariko iri jambo uryakire nk'ubuhanuzi bwawe. Iyo uzayikenera ucudika nayo ryari hakiri kare. Nimwibuke Danieli yacuditse nayo hakiri kare bamutaye mu rwobo rw'intare kubera ko yari yacuditse n'Imana. Intare ntago zamuriye ahubwo intare zahawe itangazo ry'uko zitagomba kugira icyo zitwara Danieli. Reka nongere nkubwire abandi batatu, Saduraka, Meshake na Abedenego bacuditse nayo kare babajugunye mu itanura ry'umuriro basangamo Imana yagezemo kare batemberana na Yesu. Uwabajugunyamo yibaza uko byagenze bagiye kuva mu itanura ry'umuriro ngo bavuyemo ngo nta n'agasatsi kavuye ku mitwe yabo kuko bacuditse nayo kare. Abayuda nabo baragambaniwe, inzandiko zirandikwa, igihe cyo gupfa baragitangarizwa. Barangije kugitangarizwa nabo bitegura gupfa, ariko baragenda basenga amasengesho y'iminsi 3. Barangije gusenga amasengesho y'iminsi 3 ibyari urupfu bihinduka kubaho kubera ko bacuditse nayo hakiri kare. Ni iki kindi utegereje? Natwe abagabo turi muri rino teraniro murahari? Ababyeyi muri rino teraniro murahari? Abakobwa bari muri rino teraniro murahari? Abasore muri rino teraniro murahari? Natwe twaje kubikora mu buryo bwo gucudika nayo hakiri kare kugira ngo ibiduhiga, kugira ngo ibidutera, kugira ngo ibidushaka bitubure. Twaje gucudika nayo hakiri kare. Niyo mpamvu ijambo rimanukiye mu muhanuzi riravuze ngo kubera iyo mpamvu Imana iduteye inkunga yo gusunika imisozi. Haleluya. Imana
imana ngo hari ukuntu ngo isunitse imisozi, ibintu byari bimeze nk'imisozi biri imbere yacu, imana iduteye inkunga yo gukuraho imisozi. Turambura ibiganza duhereze imana icyubahiro. Amen, amen. Hari n'ikindi yakoze twumvishije mu ijambo ry'Imana, yavuze ngo kubera iyo mpamvu hari ibintu byari bidukanuriye amaso bidusakuriza, ngo ibyo ngibyo igiye kubijunjika, ibijunjike mu izina rya Yesu. Uri hari ibintu bigenda bikaduteranya, hari ibintu bizi gusobanura ibyacu mu buryo bw'ikinyoma, bene ibyo ngibyo Imana iduhaye inkunga yuko igiye kubijunjika. Bya bindi byatugereragayo, bya bindi byatuvugiraga ibyo tutavuze, bya bindi byatangazaga ibyacu nta burenganzira, muri iri teraniro imbaraga z'Imana zirurutse zigiye kubijunjika. Haleluya. Imana nibijunjike. Impfu nyinshi zakuweho. Turavuga iki se? Turambura ibiganza byacu. Haleluya. Turambura ibiganza byacu. Turambura ibiganza byacu dushimira Imana. Haleluya. Umwanya wagiye, ariko turaza kuwukoresha mu materaniro ari buze kuza, abashumba bari buze gusoza nimugoroba, ariko turaza kubaho umwanya baze kudusabira umugisha, baduhesha umugisha. Turaza kugira igihe cyo kuzenguruka iri teraniro rya nimugoroba, ariko ibyo twakiriye natwe zisaha birahagije. Imana ibijunjike. Haleluya. Mana ishobora byose, uhereye kera kose uri uko wahoze. Uko wahoze harimo gukiza indwara, uko wahoze harimo gukiza ibyaha, uko wahoze harimo kudutabara, uko wahoze harimo kuturengera, uko wahoze harimo kutuneshereza, uko wahoze harimo kuduhindurira amateka, uko wahoze hari uko gusobanura ibidasobanutse, uko wahoze harimo kudutera inkunga, uko wahoze uri uko wahoze Mana, uhereye kera kose uri uko wahoze. Tugushimiye ibyo ukoze muri iri teraniro, tugushimiye ibyo ukoze muri iri teraniro. Hari abo wubakiye ingo zari zisenyutse, turabigushimiye. Hari abo uzuye bari bapfuye, turabigushimiye. Hari abo uvugiye bari babuze icyo kuvuga, turabigushimiye. Hari abo inyungu bari bahombye, turabigushimiye. Hari abataye agaciro, uragatanze agaciro muri ino teraniro. Hari abongereye iminsi yo kubaho, hari abuhinduriye imibereho, turabigushimiye. Turambuye ibiganza byacu tuguhaye icyubahiro. Haleluya. Hari ibyo ukoze byinshi 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 byinshi. Ababyeyi dore bakuvugirije impundu, izo ni impundu ababyeyi bakuvugirije. Iteraniro ryose tugukomeye mu mashyi, tugukomeye mu mashyi, tugukomeye mu mashyi, tugukomeye mu mashyi. Ukoze imirimo n'ibitangaza, twakiriye ubuhanuzi, twakiriye ijwi ryawe, twakiriye gukora kwawe, twakiriye kuvuga kwawe. Twizeye ibyo uvuze n'ibyo ukoze, ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen.